Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 3. Yohana Umubatiza yigisha abatiza. Icyo gihe Yohana Umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo, ijwi ry'urangurura mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ye. Yohana uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, awukenyeje umushumi. Ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura, maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya yose no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya aho ari. Ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati, mwa bana b'incira mwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Nuko mwere imbuto zikwiriye abihannye, ntimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse ubu intore zigezwe ku bishyitsi by'ibiti. Nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Njyeweho ndabatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto. Niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Intara ye iri mu kuboko kwe, kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka azayahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Kubatizwa kwa Yesu. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati, ko ari njye wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati, emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Aherako aremera. Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. Maze ijwi rivugira mu